Nge papa wa Dani nitwa Nizeyimana Emmanuel. Aha dutuye ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu wa Beni. Ibigendanye nuko umwana yatangiye gucuranga, byatangiye ari ngewe wiga, abantu bakajya baza kunyigisha ahangaha kiri uruhinja angana na wa wundi wabonye. Yari afite umwaka umwe n'igice ibiri. Yari afite umwaka umwe n'igice ibiri. Ugaburwe n'ibyo hanze aha, ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutwara umutima wawe, ibi wagize umurimo kugeza hano kutabizi, guteka umutwe n'umwanda, ibitindanwa n'ubugizerwa, undi kandi bihira abagenzi. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurongo w'iminsi ari umurimo. Aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda nuzabyibuka. Abantu bakaza kunyigisha rero, bakanamfata n'intoki bavuga bati fata gutya, nkabifata nabi bikanga, bikananira. We yicaye iruhande rwanjye arimo arareba ko ninjye twirirwanaga ngo noneho babandi bamara kunyigisha bakigendera, nawe akafata gitari agasigara akina nayo, bya bindi by'abana nyine, agatangira kubita imirya, mbese ubona ko ari ugukina kw'abana. Uko bukeye uko bwije, iminsi irashira indi ikaza, nkabona arimo arazamuka, ahubwo nkabona arimo aragenda afataho nosiyo kuri bya bindi banyigishaga bamfatisha intoki, nkabona we arimo arabikora mu buryo bumworoheye. Ahubwo nageraho nkashaka kuvuga ngo, nkashaka kumubwira ngo nabinyereke aba ari unyigisha. Niwe bigishije, nuko ari kureba gutyo gusa uko bari kukwigisha, ariko agafatiraho. We yararebaga akura gutyo, akajya akunda no kumva indirimbo, agashyira kuri radiyo imwe ya Gikristo hano mu Rwanda, ikunda gushyiraho indirimbo z'Imana, akumviriza, akumva imicurangire y'abacuranzi uko bagenda bacuranga, nawe akagenda akabyigana bakabigezeho. Ni uko nguko impano ye yagiye izamuka buhoro buhoro. Hanyuma uzana umuntu kwigisha, umwana aza kwiga atari muri gahunda, aba ari ugufa akareba uko bari kukwigisha, azibiza kurangira akurushije no gucuranga. Rwose cyane niko byarangiye, ngiye byahise binanira, ndareba mbona bikomeye, kuko uko bukeye uko bwije na n'uyu munsi mu maboko ye hagenda hazamo izindi njyana, indi micurangire. Uko yacuranze ejo siko uyu munsi acuranga, mbese agenda acuranga buke buke azamuka
noneho ngeze aho mbibonye ndavuga ariko uyu mwana ko mbona ari kuzamuka cyane, mbona nandusha, ndavuga mpita mfata icyemezo kuko nasengeraga mu itorero rya ADEPR, ndavuga uyu mwana reka mujyaneyo, nubwo we atarabimenya ashobora kuzabimenya akareba n'uko abandi bitwara, nawe akagerageza kwigiramo. Ndamujyana, bajya mu guhimbaza bashyizeho amakorasi, nkamuhereza gitari ngo numve. Umwana numva yarantaye kera, namuhaye gitari electrique iriya ziriya zijya ku muriro, numva yarantaye. Igitangaza ni uko ibintu byo gucuranga nta nubwo usanga anabiha n'umwanya cyane cyane, reka abifata biri ngombwa, afite nk'indirimbo yumvise agashaka kuyiga anayicuranga, iyo yumva ayikunze ahita yiga akayicuranga rwose. Ni icyo ngicyo yumvisha amaze kuyimenya nabwo ubona ntabwo ari ibintu bimufata umwanya munini. Kurepeta ziriya ndirimbo se numvise azizi no mu mutwe, byo abikora ryari kugira ngo indirimbo ayifate mu mutwe yose? Akenshi yamaze gufasha imirimo mama we, aroga, yamara koga akajya mu nzu agafata gitari akarepeta ibyo atumva neza, akabyiga, ibyo azi nyine nabyo akabisubiramo kugira ngo atazabyibagirwa. Ariko ntabwo bimutera umwanya uwo ari wo wose kuvuga ngo yareka ishuri ngo kubera gitari, ntabwo bijya bikunda. Nta zindi mpano se mwaba mujya mumubonamo nk'abantu mubana nawe umunsi ku munsi uretse iyo gucuranga? Impano afite ni iya muzike cyane, abifite mu mutwe we rwose muzike, kuko urugero nk'ahantu turi hariya ku rusengero dusengera, iyo agize gutya agahura n'abandi bacuranzi, ikintu kinyereka ko ariyo mpano, iyo ahuye n'abandi bacuranzi nubwo baba batararepetanye aracuranga rwose, ukabona ko ari ibintu yifitiye mu maraso ye, ni ibintu biri mu maraso ye, ntabwo ari ibintu. Ubundi hari igihe wiga ikintu ukagikoresha nk'umuntu wakizi, ariko ibyo Imana yagushyizemo muri wowe, nubwo waba usinziriye, nubwo waba urimo urota, bakakukangura bakavuga bati kora gutya, wabikora. Nawe rero ni muri urwo rwego ibintu afite ni impano ye, ntabwo ashobora kuvuga ngo arabireka cyangwa se biramuvamo ukundi. Hanyuma se iyo yayibonye ate? Ni wowe wayimuguriye? Ni impano yahawe n'umuntu? Ikunze ko gitari nazo zishaka kuba zihenda, mwayibonye mute? Iyi gitari ni itangazamakuru rimwe igihe twari tuvuye muri Kenya muri East Africa Got Talent, nibo bamuhamagaye ku gitangazamakuru kimwe, bagirana ikiganiro. Icyo gihe nta na gitari yari afite, umunyamakuru ampamagaye mubwira ko nta gitari afite, biramubabaza, yumva agize ishyaka cyane. Noneho amukorera ubuvugizi kuri radiyo, nuko haboneka abantu baterateranya amafaranga, bamugurira iyi gitari mu cyumweru kimwe tuvuye hariya muri Kenya.
ngerageza kumushakira indirimbo z'abahanzi batandukanye nkazimwumvisha akumva buri kimwe ku kindi, itandukaniro ry'abakera, itandukaniro ry'abubu, mbese byose akagerageza kubihuza. Ubundi ni uko nguko njya ngerageza kumufasha akiga ibya kera karahanyuze za kera n'iz'ubu ngubu. Ni uko nguko. hanyuma hari ikibazo wifuza kwibona hehe cyangwa wumva wazaba muntu ki mu bihe biri imbere, mu bihe bizaza? wowe wumva wifuza ko umwana wawe uzamubona hehe mu bihe biri imbere? Icyo nifuza ni uko nazamubona muri iki gihugu ari umuntu w'ingirakamaro ku gihugu ndetse na sosiyete rusange, abanyarwanda, ndetse byaba na ngombwa no hanze agakomeza. Yego, umuziki urahenda, biragaragara ko ubushobozi ari ntabwo muri famiye ya Dani. Nkamwe imbere muri kiganiro hari abantu badukurikiye, wenda hari umuntu ushobora gukorwaho n'iyi talenti cyangwa n'impano ya Dani, akavuga ati reka mufashe, mwumva mwebwe nk'ijwi ryanyu ari iki mwamusabira, cyangwa ari nk'ubuhe bufasha akeneye bw'ibanze kugira ngo iyi mpano idapfukiranwa, impano ye ikomeze izamuke, dore aracyari mu mwana w'imyaka 9. buriya bisaba ko nyine abantu bamushyigikira akazamukana n'impano ye ikazajya yagera n'ako kamaro nk'uko bivuga. Mwumva iyi ndirimbo maze kuririmba nk'ubufasha umwana akeneye bitewe na namwe n'ubushobozi mubona mufite ari iyihe, ku buryo abadukurikiye bakorwa ku mutima n'iki kiganiro bagira icyo bakora? Ubufasha akeneye cyane cyane bwa mbere ni ubwo kwiga, ururimi rw'Icyongereza. Ibindi kuko impano ye afite imwemerera kuba international. ntabwo biri kuza neza, nabyo bigereho nyine. Babarira anzira wera, babarira yewe ubwanjye ndemera ko nakosheje, anzira wese njyewe, anzira wese njyewe, ndagusaba imbabazi mvuga ko nazongera. Narababaye ko nazongera, wowe ubwawe ko nagukundaga, nanjye kandi wewe wankundaga, none dore ungiye agahinda, anzira we mbabarira, anzira we mbabarira, yewe ubwanjye ndemera ko nakosheje, anzira we shengewe, ndagusaba imbabazi kuvuga ko nazongera. Ni iki wabwira abadukurikiye mu magambo make cyane? Ikintu nabwira abadukurikiye ni ukubasaba umuntu wese
waba afite icyo yadufasha kugira ngo uyu mwana ave muri iki cyiciro arimo agere mu kindi azamuke agirira akamaro igihugu ndetse n'abanyarwanda, ni uko hari umugiraneza uwo ari we wese wabasha kumufasha, yamufasha, Imana nawe ikazabimuhembera igihe ntazi. Ikindi ndimo nsaba ni uko ndasaba ababyeyi b'abana bafite abana, nubona umwana afite impano runaka, arakina umupira, arakubaganisha ibintu runaka, ntukihutire kumubwira nabi, ahubwo ujye ubanza ugenzure urebe neza, kuko birashoboka yuko icyo ngicyo uri kumukubitira ari impano ye, cyazamugirira akamaro mu minsi iri imbere ndetse no mu myaka iri imbere. Nk'uko nanjye nabonye Dani uyu nguyu akubaganya gitari, naramwihoreye sinamukubita kuko nabonaga birashoboka ko nari kugira impungenge z'uko yaca utu tugozi tuba turi aha ngaha, ariko narabyihanganiye, ahubwo ndamubwira muha kuraje kugira ngo akomeze. None akaba ari nayo mpamvu kuba naramuhaye uburenganzira ari byo byamuhaye imbaraga kuba ageze aha ngaha ageze. Babyeyi rero, namwe mufite abana bakiri batoya mubona bafite impano zitandukanye, mwibakumira ngo mubabuze gukurikirana impano zabo, mubareke bakoreshe iby'impano zabo. Mu by'ukuri mu gihe kiri imbere bizabagirira akamaro. Murakoze. Nimero zanjye ni 07 83 93 954, 07 83 93 954. Izo nizo nimero. Hagize uwaba yumva afite ubufasha bwo gufasha uyu mwana, yamukunze cyangwa umugira neza uwo ari we wese, yahamagara ku iyo nimero tukavugana nta kibazo. Yego. Namwe murakoze. Ndashimira umunyamakuru wadusuye, Imana imuha umugisha, kandi ndongera gushimira n'igihugu cyacu cy'u Rwanda dutuyemo kubw'umutekano cyaduhaye, kigafungura ibitangazamakuru byinshi, mbese ibinyamakuru bikabasha kugera ahantu hirya no hino hatandukanye. Ni ukuri dusabiye umugisha perezida wacu w'u Rwanda, turamukunda cyane. Imana imuha umugisha uburyo atuyobora rwose. Murakoze. Bajya gusenga umukiranutsi bigira umumaro mwinshi cyane, iyo asenganye umwete gusenga kwe bigira umumaro. Bajya gusenga umukiranutsi bigira umumaro mwinshi cyane, iyo asenganye umwete gusenga kwe bigira umumaro.
barimbure bose basenga iminsi itatu bahuje umutima bose Imana irabatabara Hamani aratsindwa Pawulo na Sila bageze i Roma barafatwa barafungwa bazira ubutumwa bwiza mu gicuku barasenga baririmbira Imana mu mbaraga zo gusenga haboneka gutabarwa senga senga Imana senga 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 Imana senga senga usenga Imana uti muri juru senga senga ugusenga tunesha ibigeragezo senga senga usenga Imana anesha satani senga 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 nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda